Niba warigeze kurota zimwe muri izi nzozi, ndashaka kugira ngo nkwereke ubusobanuro bwabyo, nkwereke n'icyo bivuze, niba ari amahirwe agiye kuba yakuzira. Abantu benshi barota inzozi ariko ntibabashe kuba basobanukirwa ngo bamenye icyo bisobanura. Ese weho wigeze urota izi nzozi tugiye kuba twavuga haruguru? Muri iyi video rero tugiye kuvuga inzozi abantu benshi bakunze kurota ariko ntibabashe kubisobanukirwa haba na gato, ntibabashe no kumenya n'icyo bisobanuye. Rero kurota wabyaye, kurota ufite umwana, kurota usigatiye umwana, kurota impanga, ese byaba bisobanura iki? Hari abakangukira hejuru bishimye, hariho n'abakanguka ugasanga barakaye, ntabwo bishimye bitewe n'inzozi bashobora kuba barose. Rero ngiye kuba nababwira zimwe mu nzozi icyo zisobanura mu bushakashatsi nagiye ndakora hirya no hino, nkubwire n'ubusobanuro bwabyo. Abafite ubwoba ariko izi nzozi zaba zisobanuye iki? Birakwiye ko kumenya ko ibisobanuro by'inzozi bitandukanye bitewe n'umuco, imyemerere n'ubuzima umuntu aba arimo aranyuramo muri ako kanya. Ushobora kuba wiriwe uri gukora ibintu runaka, ushobora kuba umaze iminsi urimo uratekereza ibintu runaka ariko nyuma y'igihe ukaza kuba wabirota. Rero ntabwo bisobanuye ko ibyo urose bizahita biba ako kanya, ahubwo bishobora kuba ubutumwa cyangwa se ishusho y'ibitekerezo n'amarangamutima yawe mu gihe kizaza, cyangwa se akaba ari nk'ubutumwa bushobora kuba bwatambuka bunyuze mu nzozi zawe mu minsi mike, ukabasha kuba wabona icyo kintu runaka urimo warose. Nguhaye ikaze rero, fata amasegonda abiri ukande subscribe, ufungure inzogera kugira atazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Icya mbere tugiye kuba, niba wabikoze ukanda subscribe urakoze cyane. Icya mbere rero, kurota wabyaye umwana, ibi abenshi babifata nk'amahirwe, ukumva zino nzozi ntago ubasha kuba wazivamo, ukumva ni byiza nk'abantu wenda batabashije kubona urubyaro, ugasanga wenda bamaze igihe kirekire nta rubyaro bafite. Abangaba iyo barose bateruye umwana bumva yuko bigiye guhita bishoboka. Akenshi rero bishobora gusobanura intangiriro nshya mu buzima, bishobora kuba akazi gashya, umushinga mushya, urukundo rushya, cyangwa se impinduka nziza zigiye kuba zakuzira. Umuntu umaze wenda nk'igihe ashaka akazi ashobora kurota yabyaye umwana, hanyuma nyuma y'iminsi mike akabona amahirwe mashya. Nicyo bishobora kuba byasobanura. Icya kabiri, kurota umwana muto aseka. Ibi rero akenshi bifatwa nk'ikimenyetso cy'ibyishimo, amahoro ndetse n'amakuru meza cyane. Wenda ushobora kuba wari umaze igihe ufite ibibazo, hanyuma ugatangira kubona ibisubizo cyangwa se amahirwe mashya agiye kukuzira mu buzima bwawe. Urukumva rero ni ibintu byiza. Gatatu, kurota umwana ari kurira cyangwa se kurota umwana urira. Ibi rero bisobanura, igisobanuro cyabyo bisobanura ko hari ikibazo cyangwa se inshingano wirengagiza ariko nyuma y'iminsi mike ukaza kuba wazibona. Wenda ushobora kuba warasize umushinga wawe utarangiye bitewe n'akazi wakoraga, cyangwa se akazi kagahagarara, ukaba ufite ubuzima bwawe, utitaye ku buzima bwawe, hari ibintu bibi urimo uranyuramo muri iyi minsi, cyangwa se akaba ari ibintu bibi ugiye kuba wanyuramo muri iyo minsi. Icyo uba usabwa rero ni ugusenga cyane. Kurota uteruye umwana. Icya kane ni ukurota uteruye umwana. Kurota uteruye umwana rero bikunze gusobanura ko ufite inshingano nshya, cyangwa hari umuntu ukeneye ko umwitamo, cyangwa se ukeneye ko umwitaho, ukeneye ubufasha bwawe, cyangwa se hakaba hari umuntu ugiye gufasha muri iyo minsi. Ushobora kuzahabwa umwanya mushya mu kazi, cyangwa se ugasabwa gufasha umwe mu bagize umuryango wawe. Nicyo bishobora kuba nicyo bisobanura. Icya gatanu, kurota umwana arwaye. Ibi bishobora kukwereka impungenge cyangwa ubwoba ufite ku kintu runaka.
So rero nk'urugero nshobora kuguhereza, ushobora kuba ufite ubwoba bw'uko umushinga wawe watangiye mu gihe runaka ushobora kuba ugiye guhagarara, cyangwa se hariho nk'umuntu wakwemereye ikintu nk'akazi, nk'impano, cyangwa se ibyo uri gutegura ugasanga bise bihagarara. Ingingo rero ya gatandatu, kurota umwana mwiza cyane, ukabona umwana arimo ari kuza kugusekera, ukabona umwana ashobora kuba wenda yishimye, ni urugero, ukabona umwana aje yirukanka, nk'urugero ushobora kubona amafaranga, kuzamurwa mu kazi, cyangwa se kugera ku ntego wari warihaye, nicyo bisobanura. Icya karindwi rero, kurota umwana yazimiye, cyangwa se umwana mwari muri kumwe ugahita umubura. Ibi bisobanura ko hari amahirwe watakaje, cyangwa se intego watangiye ukaba wazitakaza. Wenda ushobora kuba waba wararetse kwiga, cyangwa se umushinga wari kuzagufasha ugahagarara, nicyo bisobanura. Wenda watangiye igikorwa runaka, hari ahantu wari uteze amahirwe, ariko amahirwe yawe ugasanga ntabwo abashe kuba yacamo. Icya munani rero, kurota impanga. Abantu benshi kino bagenda bakibeshaho cyane, kubera ko gikunze kuba cyatungura abantu benshi kuba barota impanga. Ese kurota impanga bisobanuye iki? Bigenda bite? Impanga rero zishobora gusobanura imigisha ibiri, cyangwa se amahirwe menshi imbere yawe. Nurota impanga azaba ari ikintu cyiza, uzamenye ko ugize amahirwe akomeye mu buzima bwawe, ko hari ibintu ugiye guhura nabyo by'ingenzi kandi bishobora kuba byakugirira akamaro. Ushobora kubona akazi, ndetse isoko y'amafaranga, kubona umushahara runaka, poromotinga, ndetse ibintu byose ugiye kuba urakoraho muri iyo minsi ukabigiriramo amahirwe. Iki ngiki rero ni ikintu cyiza cyane. Ntuzarota impanga, ntuzagire ubwoba, ahubwo uzamenye ko ugiye kugira imigisha myinshi muri iyo minsi. Ingingo ya 9, kurota uri konsa, cyangwa se kurota umwana ari konka. Bishobora gusobanura ko kwita ku muryango wawe, ugiye kuwitaho cyane, ukura mu bitekerezo cyane, cyangwa se gutegura ejo hawe hazaza, nicyo bisobanura. So rero hari ibintu byinshi ushobora kugenda utekerezaho, ariko wenda ugasanga bikugenda bikwagura mu bitekerezo. wenda nk'imishinga, ushobora kuba uri gushaka igihe, hari ahantu ho gushora imbaraga, uri gushora igihe cyawe mu mishinga igiye itandukanye, bikabyara umusaruro nyuma. Icya 10 rero, nacyo cya nyuma tugiye kuba twasozerezaho muri iyi video nabateguriye. Mbere y'uko tugera hano, niyo usanga kimwe muri byo, cyangwa se numva iyi video hari icyo igufashije, ntibibagirwe kugenda udasize like na comment, kugira ngo nawe tuzagire ibindi tugenda tukubwiraho. Icya 10 rero, habatindiye ingingo ya 10, kurota umwana utazi. Ukabona mbese abana bari mu muhanda, ariko ugasanga nta waba urimo, cyangwa se ntawe uzi urimo uri kubona. Ibi bishobora kukwerekana ko impano, cyangwa se ubushobozi zibushya utaramenya ko ubufite. Wenda nk'urugero nshobora kuba naguhereza, ushobora gutangira gukora ikintu gishya nk'ubucuruzi, cyangwa se impano yo kuvuga imbere y'abantu, ugatangira ukaba wakwitinyura, cyangwa se ukaba hari ahantu runaka ushobora kuzagera ukavugira imbere y'abantu, ukabona ubigezeho, cyangwa se ukabona bikubyariye umusaruro. So rero niba warose umwana, cyangwa ukarota wabyaye, ntugahite ugira ubwoba, cyangwa ngo wishime birenze urugero. Inzozi zishobora kuba zikakubera nziza, nibyo, zikakwerekana ibitekerezo bizima by'ahazaza hawe, ndetse bigakura n'amarangamutima yawe, cyangwa se impinduka ushobora kuba uri kunyuramo muri icyo gihe. Ni byiza rero ko
ni byiza ko kuzifata nk'ubutumwa bwo kwisuzuma no gutekereza ubuzima bwawe. Bishobora kuba ari uburyo hari ibyo wiriwemo wagiye urakora cyangwa se ari ibyo ushobora kuba ugiye kuba wacamo mu buzima bwawe buri imbere. Wowe se ni izihe nzozi zerekeye umwana cyangwa se wigeze kuba warota? Niba hari izo wigeze kurota bishyira hasi muri komenti, ubutaha tuzazigukoreraho tukubwire icyo bisobanura, tugukorere ubushakashatsi. So ndabakunda cyane, iyi video niba hari ikigufashije cyo gukurura kizi, reka duhurire mu zindi video zigiye zitandukanye. Turabakunda cyane, bye bye.